700 hano none ni Kigali murya abantu uwo mutwe urabona utafata ingona ze bawujyana muri Nyabarongo bakaroba ingona bakayimaza iki bagakuramo sahabo mu nda yayo ingona kandi kuko bajyaga bava mu mugongo w'ingona ngo abariho ngo niba ari diyama rero ibyo nkubwira nibyo ngibyo ubwo se hari contract yaguhaye ngo mwasenyeye amasezerano ngo umenye ko zaguha akazi ngewe nuko nabonye ari umugabo w'umukire ugomba kuzakama kandi wanyikundi aha yaguhaye amafaranga kugira ngo ubone ko ari umukire yayamaye zana turebe uri kwisakazaga nkaho ntaye hari uri kumbeshya noneho ngira ubyemera n'amafaranga ujya umereza we ntabwo aba ameze gutya umumereza amwe ya kera kandi hagezweho aya ngaya none se bashaka ngenirwa nicaye imbere yawe nta kazi ndi gushaka sinakubwiye ko ndi kugushakira akazi imyaka ingahe duhana ikinyarwanda imyaka ingahe rero unshakira akazi nirwa nicaye ahangahe urashaka ndaze kubera umukozi wazanye 5,000 azavamo amafaranga yo gukora ubukwe hanyuma bakazajya kuguha nakiki agiye kumeza akazi kandi k'amafaranga afata ko mu biro se simbizi cyangwa se ko nta kazi k'amafaranga afata ntabwo azayaguhemba umuntu ufata 5,000 akabimereza nge ntabwo sinaguha ahubwo ikibazo yaje kumeza ibifaranga ngo mumenga amadolari namwe ndaye ngayo ntabwo mu Rwanda wacu akora tumye n'imibi njyemo no mu kanwa ho niyo twumvikana ibyo bintu byo kuzerera byato na hato birangira nako kazi ndagusabye ntukajyemo urabinyemerera amafaranga nabyo nkwemerera ivi nabyo nkwemerera nimba wumva ndambaye unsubiza iwacu mu cyaro okay wanasubirayo rero nsubizayo rero mu gitondo tugende biginze rero se ubwo ngewe uri uzajya umva nanga unege kuko wishakiye nge ntabwo ndakana kawereka ibyo ugomba kubimenya ko narakana kawe utama ko umbwira ibintu wishakiye ukajya unzana ukazana nanga ukavana mu rugo ukazana nanga kugira unyicaze nyuma ngutekera nge ndi umukozi wo gutekera uzi ko no mu rugo no manje atajyaga mutekera ngewe byanguraga mu makaza akabyitekera nge cyangwa ku buryo no gufata inkwi zishyira mu iziko byari ikibazo none uri kuzana hanga twaje Kigali yingiye kumara amezi n'amezi nta n'urukweto na n'agashati kazima ndaho ngaho uri gutekera umbuza kugenda ngo ningwe zera ngo niro cyanga ngende umuzamu wawe imbimenye maze guhaga amavuta none utangiye kubyimba uri kunsa maze kuyahaga nibicungaburira mu rugo narya n'umuceri n'ubwo nibikiwe bigaruka tuvugana ngo ikinyarwanda maze kubyimba ja umuntu turahura bwa mbere nta n'ikintu muvuganye nawe cyisha kameza 5,000 wo ukanyicaza hanga no ku 5,000 wari ikibazo ukaza uvuga ibintu ngo byo gusubira mu cyaro nanasubira reka mu cyaro nagarana koraga amafaranga menshi kuruta ibikora hanga kuma nazangana nakorera n'icyo kijana ubwa mbere muri amafaranga usibye wa musore bwa mbere nagiye kora kuri boutique akameza 5,000 y'ingu yabaye wowe rero amanangaye ko no ku 5,000 byawe ngiye kuri boutique yitu yangaruza kundi isi ibi nibi gwazwe n'ubungu narugo nzongera ngiye kujya mubwira ibintu byanjye ngiye kujya mbyigumanyira mbimenyere nk'umuntu w'umugabo umuntu w'umugabo avuga amabanga yo guteka nko muhera musuzugura abantu ubushaka kumfata nk'umwana nago tungana niba nanakuruta ahubwo wowe ushaka kumfata nk'umwana wawe unege kute